Hi, hi, hi! Umeze utereka nizere ko umeze neza ariko ijambo rya mbere numva nshaka kubanza kuvuga no kuvuga ngo nari ngukumbuye pe. Umva, hari hashize igihe kirekire ntari kuri iyi mihanda yo kuri YouTube but nagarutse. Vuga uti Sonia Lola yagarutse. Amezi yaramaze kuba 4 cyangwa 5 utanyumva ariko noneho nagarutse. Noneho rero gahunda y'ubwashize noneho nari ngeze ku rwego rwo kubahereza story time, story nziza, abacanye inyuma, barwanye, abamburanye n'ibindi bitandukanye. Noneho nkaguhereza story ngaragara ariko ndavugana ariko ubundi ubwo ngiye gukora comeback. Uwakora ibishoboka byose nkahindura system technique nkaza ntari kugaragara. Buriya rero reka nkubwire iyo ndi kugaragara hari igihe mba mfite amasoni pe ariko nk'ubu ngubu ndi njyenyine ulala nta bintu by'amasoni inshuti yanjye. So uyu munsi rero nkuzaniye story time irababaje, irarakaje ku buryo nimba uri umugabo, nimba uri umukobwa, nimba uri umusore, umva iyi story ushobora kuyisangamo cyangwa se ugasanga ari n'ibintu byakubayeho cyangwa se yewe biba no ku bandi ariko nawe ukabyigiramo isomo. Dutangire se. Well, reka noneho dutangire kuko ntabwo nshaka kujya ndambirana, iminota 10 yonyine iba ihagije. So story time yo kuri uyu munsi dufite umugore n'umugabo ndetse n'undi mukobwa. Ushobora kwibaza uti byagenze gute? Ukuntu byagenze rero muri story time yo kuri uyu munsi, hano duhafite umukobwa yitwa Josette. Uyu Josette yakundanaga n'umusore witwa Kalisa ariko nanone umva Josette akunda Kalisa bya hatari umva hahandi nyine ubona umukobwa yarasariye umusore ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero ukuntu byaje kugenda barakundanye bigenda neza, imiryango iramenyana, inshuti ziramenyana, igihe kiragera bakorana ubukwe, barashakana, barabana. Ndabizi abantu benshi baba bavuga bati se twebwe bizagenda gute kugira ngo tubone abakunzi, ariko abangaba bo barakundanye bigira aho ngaho baranashakana. Ntabwo byarangiriye aho ngaho, ahubwo muri rwa rushako rwabo hashize umwaka umwe wonyine abantu batangira kubwira Josette, baramubwira bati ariko se Josette ko ibintu byose uba uri kubikorera umugabo wawe, uba wamwitayeho, wamumenyereye buri kimwe, umva buri kintu cyose umugabo wawe ashaka uba wakimuhaye. Bariko bakamubwira bati Josette rero twebwe tukwibiye ibanga, umugabo wawe aguca inyuma kandi nanone aguca inyuma ku mukobwa utari umwe. Bishatse kuvuga ngo umugabo wa Josette yacaga inyuma Josette ku bakobwa bagiye batandukanye. Aha rero niho ruzingiye. Josette akimara kurita mu gutwe yaravuze ati murabeshya, umugabo wanjye ntabwo ajya nca inyuma pe. Ati kubera ko iyo nshaka umugabo wanjye ndamuhamagara nkamubona, iyo ndi kumuvugisha manumva yishimye, buri kintu cyose kuva twashakana nta cyahindutse, anyitaho nanjye nkamwitaho. Ndagira ngo nkubwire ngo Kalisa yari umwe muri ba bagabo udashobora kuba wakekera ko ashobora kuba yaguca inyuma. Ntibyatinze rero nyuma y'imyaka 2 mu rushako Josette yaje kumenya amakuru meza cyane yuko noneho afite inda, mbega atwite. Noneho akimara kubimenya yise avuga ati ibi bintu ngomba kubibwira umugabo wanjye Kalisa, ahita amuhamagara aramubwira ati Kalisa sheri wanjye, mugabo wanjye umbabarire utahe hakiri kare kubera ko ngufitiye surprise mu rugo. Nuko Kalisa rero aza mu rugo nyine nawe afite amashyushyu avuga ati noneho umugore wanjye nihe surprise amfitiye. Ubwo rero Josette ahita abwira Kalisa aramubwira ati sheri ndatwite. Kalisa yahise yishima aterura Josette aramubwira ati sheri wakoze cyane, mana yagasani tugiye kuba ababyeyi, ngiye kwitwa papa. Mbega ibyishimo byose byahise byuzura muri iyo nzu yabo. Nyuma y'iminsi mikeya rero reka Josette na Kalisa bazajye kwa muganga kugira ngo muganga abashe kuba yapima Josette arebe nimba umwana azavuka neza cyangwa se nimba ari muri condition nziza yo kuba yaba umubyeyi. Ngira ngo urabizi ko iyo umuntu agiye kwa muganga twite bakora ibizamini bigiye bitandukanye kugira ngo arebe ko ameze neza ndetse kandi n'ubuzima bw'umwana we buzaba bumeze neza.
muganga rero amaze gusuzuma Josette ibizamini byose yabifashe yaje kubwira Josette ati waje mu kindi cyumba tukavugana. Akimara kugera mu kindi cyumba Josette na muganga aramubwira ati ase Josette waba ubizi neza ko wanduye sida? Josette akibyumva yisa kubitwa n'inkuba ariko nanone araseka cyane aravuga ati njyewe mu buzima bwanjye bwose nabayeho ntanduye sida ntafite sida ubuse ni gutaka kanya naba nyifite. Abwira muganga aranamubwira ati cyane ko nanone umugabo wanjye rwose ndabizi neza ko nawe ntabwo arwaye sida. Muganga yise abwira Josette aramubwira ati se wabyemera nkaba nasaba umugabo wawe ko nawe namukorera ibizamini birimo no kureba ko atarwaye sida? Josette yarabyemeye aramubwira ati nta kibazo wamuvugisha ukaba wafata ibizamini bye. Muganga rero akimara gusuzuma Kalisa umugabo wa Josette yaje gusanga nawe yanduye sida ayifite. Gusa nanone ikindi kintu muganga yabonye nuko Kalisa ariwe muntu wa mbere wabashije kwandura sida bwa mbere, no kuvuga ngo Kalisa yanduye sida mbere yuko Josette ayandura. Bishatse kuvuga yuko bya bindi Josette bamubwiraga ko umugabo we amuca inyuma byari byo koko. Josette yarabyumvishe agahinda karamwica, umva bageze mu rugo barashwana. Josette atuka umugabo we musaba imbabazi aramubwira ati rwose Josette mbabarira naguciye inyuma, ariko rwose naguciye inyuma rimwe ari naho rwose nahise nanduriramo iyi sida. Umugabo yasabye imbabazi Josette aramubwira ati ntabwo nzigera nkubabarira kubera ibi byose. Josette yarihebye, icyumweru cya mbere kirashira atarya, icya kabiri kiraza ubona noneho yariyanze. Noneho rero kubera kwa kutiyitaho neza kandi anatwite byageze aho ngaho yanda ya Josette ivamo. Nyuma yuko rero inda ya Josette ivuyemo noneho Josette yaravuze ati ngomba guhaguruka nkaba umugore muzima nkongera nkamera nk'uko nari meze mbere. Uzi ikintu cyabaye se? Josette yahise avuga ati ubwo bigenze gutya ngiye gukora revenge kuri uyu mugabo wanjye wanyanduje sida, akanyanduza sida, buri kintu cyose yashakaga narakimuhaye, naramwitayeho, naramukunze ubumwe, yewe ntarigeze na rimwe muca inyuma. Josette rero yakomeje kwereka umugabo we ko amukunda bya nyabyo kandi ko nta n'ikibazo na kimwe bafitanye, dore yewe nuko yakomeje kumwitaho neza rwose. Umugabo agira ngo umugore we rwose aracyahari 100%. Gusa siko byari bimeze kubera ko noneho Josette yahise atangira undi mupango wo kwanduza abantu bose bo mu muryango wa Kalisa Sida. Oh la la, Josette yahereye kuri mukuru wa Kalisa. Ubwo kuntu byagenze kugira ngo Josette yanduze mukuru wa Kalisa sida, Josette yagiye kureba uwo mukuru wa Kalisa amubwira ko rwose Kalisa yamuciye inyuma bikamubabaza, aka kanya kaba adafite ahantu ho kuba. Muri uko kurara aho ngaho rwose Josette yahise aryamana na mukuru wa Kalisa, ubwo nawe abamwanduje sida. Ugira ngo byarangiriye aho ngaho se? Ahubwo Josette noneho yahise agera no kuri murumuna wa Kalisa, nawe bigenda gutyo, amubwira ko Kalisa yamuhemukiye rwose akamuca inyuma, akaba ariyo mpamvu nawe yumva afite agahinda. Imbaraga z'abagore nawe urazizi. Murumuna wa Kalisa nawe rwose yarebye ikimero cya Josette aravuga ati ntago naguhereza pe. Niho rero byavuye murumuna wa Kalisa nawe ahita arwara sida gutyo. Gusa nanone intego ya Josette yo kwihorera ntago yarangiriye aho ngaho, kubera ko guhera icyo gihe cyose Josette yabaye umukobwa ugenda imihanda yose agira ngo yanduze abagabo ndetse n'abasore sida. Ariko nanone Josette yajyaga mu tubari twose akareba babagabo bose bagiye bambaye impeta, no kuvuga ngo babagabo bose bafite abagore bakora baca inyuma abagore babo, akaba ari bavuga ati reka nze nkwanduze sida kubera ko ni gute umugore yaba gukunda aguha buri kimwe cyose ukamuca inyuma. Agahinda gakabije ka Josette kaje gutuma ahindura icyerekezo cy'ubuzima, yumva ko nta yindi purpose afite kuri iyi si usibye kubaho ahorera buri mugore wese ucibwa inyuma n'umugabo we.
Well, iyo niyo story time nari naguteguriye kuri uyu munsi. Ariko nanone ikibazo ndi kwibaza. Iyi story time yo kuri uyu munsi ukuyemo irihe somo nshuti yanjye? Mugabo uri kunyumva, mugore uri kunyumva, wowe uca inyuma umukunzi wawe. Abantu benshi bafashe ibi bintu byo gucana inyuma babigira ibintu bisanzwe, ariko nanone nkibaza, ese kubera iki umuntu yaca inyuma undi kandi nanone nta n'ikintu yabuze? Njyewe simbizi, ariko nanone ndagira ngo iyi story time uyikuremo isomo. Hari igihe tubabaza abantu, ariko nanone agahinda duteye abo bantu, mbega ku gahinda kagatuma abo bantu bahinduka abantu batigeze bashaka kubabo. Ubwo rero nimba uri umugabo, nimba uri umugore, ukaba uca inyuma uwo mwashakanye cyangwa se nanone uwo mukundana, ndagira ngo nkubwire ngo gucana inyuma rwose hari igihe bitazana amahoro, hari igihe bitazana umugisha, ahubwo bikazana umuvumo. Ariko nanone ntabwo ari ibintu biba rimwe na rimwe, kubera ko biba kenshi cyane pe. Baravuga bati nta mahoro y'umunyabyaha. Well, reka nizere ko story time yo kuri uyu munsi yagushimishije, yakuryoheye, ndetse kandi nanone wakuyemo isomo cyangwa se wakuyemo nawe inkuru yo kuzabarira abandi bashobora kuba bari gukora ibyo bintu cyangwa se bateganya kuba bakora ibyo bintu. Wakoze cyane kuntega amatwi. Njyewe nitwa Sonia Lola. Ugire umunsi mwiza, ariko nanone usige comment aho ngaho muri comment section kugira ngo umbwire nimba story time ari nziza, nimba wayikunze ejo cyangwa ejo bundi nzongere nkore indi story time nyikuzanire, kubera ko rwose ubu niyo gahunda mfite na jenje. Okay, siga comment, ukore like na subscribe. Bye bye.